naguye mu cyaha gitewe n'umugabo wawe. Ati umuntu mwabyaranye ntabwo yigeze apfa, yantumye kukubeshya ko yapfuye kugira ngo utazajya kumushaka. Burya bwose mwashakanye ari umugabo uri mari. Igihe twavuye ku rugamba ngarutse, icyo nicyo gihe twatashye mu mago yacu, ariko we ntiyatashye kubera ko yaragiye mu rugo rwe bwite. Hello family and friends, twizere ko mumeze neza, twebwe turashimira Imana. Tubifurije umwaka mushya muhire mwese aho muherereye, ngo uzabahire bizagende neza, icyo muzerekezaho amaboko kizatungane. Ibyo nibyo tubasabiye abakunzi bacu n'abantu mwese mudukurikiye muri kano kanya. Hanyuma rero ntago natambuka cyangwa se ngo nkomeze ntabashimiye abantu mwakoze kuri subscribe, abantu mwasubscribinze. I really do appreciate you guys. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, sinzi ukuntu nababwira. Mwanyeretse urukundo rwa rundi rudasanzwe, mwanyeretse urukundo rukomeye, mwarakomentinze. Umuntu wese uzi ko yakomentinze comment yawe na making sure ko yageze kuwo yagombaga gufasha. Comment zanyu z'ingirakamaro, inama nziza mufite, ibitekerezo byiza, Imana yo mu ijuru izabibahera umugisha mwese aho muherereye. Hanyuma kandi ndashimira abantu bawacenze, umuntu wese uzi ko yawacenze ino video, umuntu wese uzi ko yampaye inkunga, umuntu wese uzi ko yashyigikiye ibyo turi gukora, musabiye umugisha ahantu hose aherereye. Hanyuma rero kandi ndashaka kubibutsa intego ya channel yacu ku bantu bashyashya. Iyi channel yacu yashinzwe igendeye ku gitekerezo cy'abantu basabye, bavuga ko abantu benshi baba bafite inkuru bifuza gutangaza cyangwa se bifuza kubwira abantu, zikeneye inama ariko ntibifuze kuza kuri kamera, ntago bifuza ku exposinga any of their family members cyangwa se bo ku giti cyabo. Rero nibwo natekereje ko nakora ino channel kugira ngo tujye duhereza abantu inama, tutazanye amasura yabo hano ngo tube involvinge cyangwa ngo tuzane famille zabo ngo zibe exposed. Dushaka guha abantu inama, tugaha abantu ubufasha, tukubaka societe, ariko kandi nta muntu dusenye, nta n'umuntu ubaye victim kubera ko yaje kuri kamera. Iyo niyo ntego ya channel yacu. Nakomeje gushimira abantu mwashyigikiye igitekerezo cyacu, mukomeze mudusupporting. We really do love you so much and we appreciate you guys. Rero ntatinze, inkuru y'uno munsi nk'uko mubisanzwe mubizi, mbazanira inkuru mba nahawe, hanyuma tugatanga inama. Wa muntu tukamushyira za nama mwatanze muri comment, nawe arazisoma arazibona. Hanyuma kandi mwibuke yuko inama mutanga ntabwo zirangirira hano muri comment, ziba ziri mu by'ukuri. Harimo abantu nagiye mbona muri comment, ndanabashimira cyane, bambwiye ko inkuru zimwe na zimwe muzo twatangaje zimeze nk'izo bari gucamo ubu ngubu. Rero wumve ko comment yawe, inama yawe watanze ntabwo wayigiriye umuntu umwe. Iyi nama yawe imwe irimo irafasha undi muntu uri muri comment, undi muntu uri muri viewing ufite the same issues, utifuza kuza kuri kamera ngo azivuge. Rero mukomeze mukore good work, keep it up. Ibyo muri gukora biri gufasha societe kandi biri kubaka abantu benshi. Ndabashimiye cyane bimvuye ku ndiba y'umutima. I really do appreciate you guys. Mbivuze kenshi ariko biri kumva ku ndiba y'umutima. Rero ntatinze, reka dukomeze n'inkuru y'uno munsi. Inkuru y'uno munsi ni inkuru nahawe n'umuntu ashaka inama, ndaza kubivuga mu burambuye. Ni ukuvuga ngo yatangiye atubwira ko yari umunyeshuri yiga muri secondaire, ariko before then yari umwana w'imfubyi wabuze mama we ari muto, ariko akurana na musaza we ndetse na papa we. Byaje kugera aho ngaho nk'uko mwese mubizi, papa we ari Maria ashaka undi mugore, barabana, barangije kubana babyarana abandi bana batari bake. Hanyuma rero nk'uko mubizi abana ba mukase hajya hazamo utuntu tumwe na tumwe, ibyo ni ibintu bisanzwe. Nawe rero ntago simvuze ko mukase bose ariko baba bimeze, ariko we ku giti cye yagiranye utubazo tutari duke na mukase, ariko akaba ari ibibazo birangira muri famille bidasohoka hanze. Bagakomeza nyine bagira utuntu duto na tumwe bapfa, ariko papa we yari ahari akabasupportinga kandi ubuzima bugakomeza nta kibazo. Rero yaje kujya muri secondaire, akomeza amashuri ye. Mu gihe yarimo yiga, umusaza we mukuru yashatse umugore ajya gutura mu mujyi, mushiki we asigarana na mukase na bene nyina hamwe na papa we. Hanyuma rero ahantu bari batuye hafi y'ikigo cya gisirikare. Uko yahacaga buri gihe hari umusirikare amubonye aramwishimira, aramukunda, amusaba yuko
bakundane. Barakundana, barangije gukundana wa musirikare bakundana igihe kitari gitoya, gusa igihe kimwe muri Grand Vacances biza kuba ngombwa yuko abonana na wa musirikare. Bamaze kubonana asubiye ku ishuri ararwaragurika, amaze kurwaragurika ntiyamenya neza ikiri kujya mbere, ariko kuko yari azi icyo yakoze yihutira kujya kwa muganga kwipimisha. Agezeyo asanga ari pregnant, asanga wa musirikare yamuteye inda. Rero mu gusanga wa musirikare yaramuteye inda yahise asaba uruhushya ku ishuri, avuga ko mu rugo bamukeneye, arangije arataha. Ageze mu rugo ntiyagiye straight mu rugo iwabo, ntabwo yagiye straight mu rugo iwabo, ahubwo yahise ajya kureba wa musirikare mu kigo. Agezeyo amubwira ibyamubayeho, amubwira ko atwite. Wa musirikare arishima cyane, aramubwira ati ntabwo nari nzi yuko utwite, ariko ikintu nifuzaga mu buzima nifuzaga kubana nawe. Ntabwo na rimwe nigeze nkuryarya, ntabwo na rimwe nakubeshyaga, nagukundaga urukundo ruhamye. Rero nishimiye ko ubu ngubu utwite, next step tugiye kubana. Ati rero nk'umwana n'ubundi wabaga kwa mukase, natekerezaga uburyo ngiye kujya kwa muka data ntwite. Numvise ko umugabo ari tayari kuntwara, ntabwo natekereje ibindi bintu, nahise muvinga njya kubana nawe, turishingira. Turangije kwishingira, ati nahamagaye papa mubwira uko byagenze nyuma y'igihe gito, kuko bo bari bazi ko ndi ku ishuri, ntabwo bari bazi ko nishingiye. Umubyeyi wanjye ntiyabyishimiye, ariko kuko ari we mubyeyi umwe nari nsigaranye, ati kandi papa aradukundaga cyane. Papa yahise aza kunsura, areba n'umugabo n'umuryango wanjye, hanyuma amenya aho dutuye, papa asubirayo. Hanyuma rero ati during the process ya pregnancy nabwiraga umugabo ko agomba kunyereka iwabo. Ambwira nti se kubona nenda kubyara, nzabyara iwanyu batari bambona? Nuko umugabo arambwira ati urabibona ko turi mu kazi, ntabwo baraduha ikibari cyo gutaha. Niba muka twemereye gutaha, nzamakinga sure ko nkweretse iwacu bakumenye. Nuko ati nanjye narabibonaga, kuko yari ari mu kazi, koko yarakoraga agataha mu rugo, ntabwo yari yemerewe kurenga aho ngaho kuko bari mu kigo. Hanyuma rero ategereza yuko bizakunda ko umugabo babaha ikibari cyo kujya iwabo, akazamutwara iwabo akajya kumwerekana. Ati mu minsi twabanye neza cyane, nta kibazo na kimwe nageze ngirana n'umugabo wanjye. Rero ibyo ngibyo byanyerekaga ko n'ubundi kunyerekana iwabo atari ikibazo. Hanyuma rero hashize igihe gito babanye, umugabo ataha ngo ababaye, ngo amubonye aramubwira ati se kutishimye mugabo wanjye, habaye iki? Umugabo aramwitegereza aramubwira ati mbabajwe cyane nuko bashatse kudutuma hanze y'igihugu mu butumwa bw'akazi, kandi baduhaye oda yuko tuzagenda ejo. Ati ntabwo nifuzaga kugusiga umeze utyo, ariko nta choice mfite, igikurikiraho nuko ngiye kugusiga nkagenda mu butumwa bw'akazi. Urabizi ko tudashobora guhakana mu gihe badukeneye. Umugore ati ndababara cyane, ijoro ryose naraye ndira, umugabo ari kumpoza, ariko nkabona nawe arababaye cyane. Rero naje kumuherekeza mu gitondo, umugabo aragenda ajyana n'abandi bajya mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. Ati umugabo amaze kugenda, nagumye aho ngaho mu rugo nibana, ariko nyine numva mbega ntazi ukuntu meze, kuko numvaga mukumbuye cyane kandi naramukundaga by'ukuri. Hanyuma rero umugabo yaje gutinda nyine aho yari ari mu butumwa bw'akazi, bitewe n'igihe bagombaga kumarayo. Mu gihe runaka hashize igihe gito baragiye, abona inshuti y'umugabo we iraje. Hanyuma inshuti ye iraza imusanga mu rugo, iramubwira tumeze ute? Undi ati meze neza. Atari ko nkimukubita amaso, ndavuga nti se kwaje umugabo wanjye ari inyuma? Numva ngize icyizere cy'uko ubwo mubonye uko biri kose n'umugabo wanjye nawe yaba yaragarutse. Ariko ndavuga nteka nihangane numva icyo ambwira. Nuko turicara mu nzu, aranganiriza, arambwira turambabarira, ngufitiye inkuru itari nziza. Ariko kandi ngomba kuyikubwira nta kundi byagenda. Atarambwira ati mu gihe cy'urugamba umugabo wawe yaguye ku rugamba, ntabwo umugabo yigeze abimekinga, umugabo wawe yitabye Imana. Ati naherutse ubwenge aho, nahise numva mbaye nk'umusazi, numva ntazi ibiri kuba, naje kongera kugarura ubwenge ndi kwa muganga. Aho nari ndi kwa muganga hari ariyo papa arandeba, nkabona papa arababaye cyane mu maso ye, ariko nkumva nyine ko ari bya bindi by'umubyeyi ubuze umukwe. Ubwo nguma aho ngaho kwa muganga, igihe nari maze gufata agatege mbaye ndi umuntu wataha,
umugabo papa turagumana aho ngaho, atari ko kugira ngo kwa muganga bansezerere babonye ko maze kugarura agatege, kwa muganga bansaba kuza muri office ngo banganirize. Bansabye kuza muri room zabo, numvaga bagiye kumbwira nyine ibisanzwe by'uko ndi bwitware, cyane cyane nyine ko nagize ikibazo ntwite, numvaga nyine ari inama za kiganga. Ati ngezeyo nasanze ngiye kubwirwa yuko umugabo wanjye nubwo yapfuye yasize ansigiye ubwandu. Ati maze kumva ko umugabo yansigiye ubwandu, numvishije isi irangiye, numva ndihebye cyane. Atari ko abaganga bambwira yuko mfite amahirwe yo kubyara umwana muzima. Bakimbwira ko nshobora kubyara umwana muzima, nahise numva ngaruye icyizere, numva umutima urongera utekanye, numva noneho basi uko biri kose umwana wanjye ashobora kumuramira akaba muzima. Ati nahise ngira imbaraga nyinshi cyane mu kintu nshobora gukora kugira ngo umwana wanjye we abe muzima, ntazabe affected n'iyi ndwara umugabo yansigiye. Nuko baransezerera, ariko ntaha papa deje yabimenye, papa yabibwiye n'umugore we, naho papa yabibwiye umugore we. Ati ngeze mu rugo nasanze bamfatiye akanex, papa yavuze ko ntashobora gusubira iwanjye ndi njyenyine kandi indwara imeze gutyo. Papa njyana iwacu aho nkomoka, hanyuma bamfatira akanex mu gipangu aho ngaho babaga, banshyira muri ako kanex, banshakira buri kimwe guhera ku mbabura, ikiyiko, igikombe, isahani, ikintu cyose gikenerwa mu nzu cyose bari bagiye bafata ku byabo baramuzanira. Ati ibintu byose banzaniye muri ya nzu byose byari kugira ngo ntazigera nkora ku kintu cyabo. Noneho namwe ati mwibuke ko muri ya minsi ya kera iyi ndwara ya sida abantu ntabwo bari bazi ibyayo, bumvaga ko no kugusuhuza no guhumeka no gusangira ibiryo mudashobora gusangira, abantu bumvaga ko ari indwara ihita yanduza umuntu uwo ari wese ukwegereye uhita umwanduza. Rero icyo gihe abantu bahananaga cyane akato, ibyo natwe turabizi no ku ishuri, wasangaga n'umwana mwigana urwaye mutazi ibyo ari byo, yaza ngo umukino ugatuvuga uti no mba wigiyeyo. Nuko byari bimeze kuko abantu bari batari bwamenye uko ibintu bimeze. Ati nahawe akato ku rwego rukomeye ntwite, ku buryo n'amazi mu gihe babaga bavomye amazi batekaga ijerekani hariya hirya, bakantegeka kuza kuyifatira kugira ngo abana babo batayifata nanjye nkayifata bakongera bakayifataho. Ati nahawe akato ku rwego ntashobora kuba nabasobanurira. Ibyo bintu rero bimbuza amahoro, urwo rugo nanirwa kurubamo, ariko ndihangana kuko nari nkitwite. Hanyuma igihe cyo kubyara kigeze ngirirwa umugisha, njyazwa n'abaganga baramfasha mbyara umwana muzima. Ati uyu mwana wanjye muzima nabyaye, naramutahanye mu rugo, sinatekewe n'igikoma nk'umubyeyi. Nahawe buri kimwe ariko ngasaba ko ikintu cyose nkikorera kubera kwavuginga ko nshobora kubanduza, umvaga ko ndi buhite mbanduza agakoko. Ndavunika ndi umubyeyi wabyaye, ariko ndabyihangana kuko nta yindi choice nari mfite uretse nyine kubyakira uko byari biri. Bigeze aho ngaho mbura amahoro, umwana wanjye nkajya mbona ubuzima bwaranze, nkabona ukuntu n'umwana wanjye bamuhunga, umwana uri kumwe n'abandi bana mu gipangu ariko udashobora gukina n'abandi. Ati mbona bizangiza umwana wanjye. Data yaje kurwara indwara itunguranye yitaba Imana, hitamo kumuvinga mva muri iyo nzu njya kuba kwa musaza wanjye mu mujyi. Hanyuma ati ngeze kwa musaza wanjye mu mujyi, umugore wa musaza wanjye yaravuze ati ntabwo bishoboka, umuntu urwaye umuzana mu bandi. Ati ntabwo bikunda, ntabwo twabana n'umuntu urwaye. Banshyira muri annex, ariko wa mugore we yari ari worse kurusha muka data. Ati yaransunitse akansunikana n'umwana, ntiyifuze ko ari ikintu na kimwe cyegereye iwe twagera hafi. Nibwiye musaza wanjye ambwira ko yamutegetse kunyirukana, amubwira ko nawe yabuze amahoro. Ati yambwiye ko ntago ashaka ko abana be ubanduza. Ati abana be nibaguma aha ngaha nawe uzabanduza. Ati kugira ngo umwandurize abana rero, we arahitamo afata abana be ave muri uru rugo. Ati mbonye ko urugo rwanjye rero rugiye gusenyuka, rusenywe, mbonye ko urugo rwa musaza wanjye rugiye gusenyuka, rusenywe nuko njyewe uburwayi indwara ntahisemo, naje mu rugo rwabo bitamo kuhava. Musaza wanjye ambwira ko ari inama nziza, ati ngwino tugende ngo tujyane kwa mudugudu, ugende usubira iwacu ku icumbi, hariya ni mu rugo uhafite iminani, ugende wicare mu rugo, ntabwo uriya muka data agomba kugukura mu by'iwacu. Ati ngenda kwa mudugudu, ariko ndeba kugira ngo nzabe ahantu nta mahoro mpafitiye, nta kintu mfite, mbega umwana wanjye yirirwa yirukanwa ndi mu ntambara zo kurwanira iminani na muka data. Ati mbona ntazabishobora,
mbwira mudugudu nambwiye indi nzira ishoboka atari kujya kuba muri ruriya rugo. Ati mudugudu ambwira yuko hari imishinga yaje ifasha abantu barwaye. Iyo mishinga rero yafashaga abantu barwaye, niyo yahise imfasha. Mudugudu arayindangiye impita nyijyamo, iyo mishinga iramfasha. Mu by'ukuri bamfashaga ikintu kinini kuko banyishyuriraga inzu nanjye nkashaka ibyo kurya. Hanyuma na musaza wanjye yaranyunganiraga buke ashoboye, nanjye ubwanjye nkajya kwishakamo uburyo ndi bugaburire umwana wanjye nanjye. Hanyuma rero dukomeje, yagize ati ibyo bintu nabayemo igihe kirekire, ngira ubuzima bungoye njye n'umwana wanjye. Umwana wanjye natangira kugira akato ku ishuri, yajya ku ishuri akavuga ati wowe urarwaye, ati wowe urarwaye, ati wowe urarwaye, abana ntibakine nawe, abana bakamusunika. Umwana aza ababaye arambwira ati mama, ni iki gituma abandi bana bampa akato, birirwa bambwira ko ndwaye iki, bimeze biti? Umwana wanjye ndamwicaza, ndamubwira nti mwana wanjye ntabwo urwaye njye. Ati ndabimwerekera mubwira n'impamvu ibintu urwembe n'ibindi bintu runaka by'inshinge tutabisangira, mubwira impamvu ari ibintu bimwe runaka njye nawe tudashobora gusangira, ko ari kugira ngo umurinde ntazamwanduza agakoko. Musobanura ko ndwaye, musobanura uko byagenze ko natewe agakoko na papa we, kandi musobanura yuko papa we bategeze amakinga ku rugamba, papa we atakiriho yitabye Imana. Umwana wanjye arababara cyane, ariko kandi arabyakira kuko numvaga ntagomba guhisha umwana wanjye ukuri mu gihe abandi bari kumusunika, kandi ari umuryango wenyine mfite ntazi n'aho akomoka. Ubwo umwana wanjye twabanye muri ubwo buzima, turiyakira, dushaka icyo gukora, turitunga ku giti cyacu. Hanyuma byaje kuba ngombwa yuko umwana wanjye ajya ku ishuri muri segonderi. Aho muri segonderi nari mfite imishinga, twashatse imishinga ifasha abatishoboye bagiye baduhuza nayo, abo ngabo ku mudugudu n'abandi, ikajya ifasha umwana wanjye kwiga. Ati ndabishimira n'Imana cyane ko abagira neza bagiye baza bakamfashiriza umwana kubaho, agakomeza akiga ntihagarike ishuri kubera ko nta buzima mfite. Ati kandi ikindi, ubuzima bw'ubukene nabayemo, ubwo buzima bwarakomeje kugeza uyu munsi wa none, nta kintu cyahindutse. Kandi ibyo ngibyo maze kumenyera kubana nabyo, ku buryo no kubona amafaranga yo kwishyura inzu no kubona amafaranga yo kugira icyo ndya ni ikibazo. Atari ko ibyo ngibyo narabyakiriye n'ubundi mbana nabyo nk'uko biri, kubera ko nta handi mfite nakwirukira, ubuzima nuko bumeze. Atari ko noneho ikintu cyambabaje kandi nifuza ko mungiramo inama, ikintu cyantunguye gikomeretsa umutima wanjye kinsubiza kure. Nagiye kubona mbona wa mugabo w'umushuti w'umugabo, umwe waje kumbwira ko umugabo atakiriho. Araje ageze aho ndi arambwira ati naragushakishije iyi myaka yose, ndagushaka ndakubura. Ati wagiye wimuka nkagenda njya aho wabaga, abantu bakaba bambwira ko wimutse narakubuze. Ati ariko nshimiye Imana ko uyu munsi nkubonye. Ese uragenzwa n'iki? Ati ikintu kingenza nta kindi, ndashaka kukubwira yuko narakijijwe, ndashaka ko umbabarire kubera ko naguye mu cyaha gitewe n'umugabo wawe. Ati umuntu mwabyaranye ntabwo yageze apfa, yantumye kukubeshya ko yapfuye kugira ngo utazajya kumushaka. Ati ni umugabo ufite urugo muri Zambia, afiteyo umugore n'abana, atuyeyo, afite ubuzima, burya bwose mwashakanye ari umugabo w'imari. Igihe twavuye ku rugamba ngarutse, icyo nicyo gihe twatashye mu mago yacu, ariko we ntiyatashye kubera ko yaragiye mu rugo rwe bwite. Ati umugabo ntabwo yageze apfa. Ati nkimara kubyumva nahise numva mbaye umusazi, ndavuga ntabwo bishoboka, uyu mugabo ntiyapfuye iyi myaka yose, iyi myaka yose nyangiriza ubuzima, ibi byose yankoze ntabwo yapfuye. Arambwira ati umuntu arahari, ati kandi nifuza ko mbahuza uzambwire rwose mbahuze kuko aracyahari, nanaguha contact ze mukazavugana. Aragira ati ndashaka inama mw'abantu mwe, ubu kano kanya mfate telefone mpamagare wa mugabo mvugane nawe nyuma y'ino myaka y'uburwayi yansigiye, y'ubuzima yansizemo, y'ibintu yahinduye by'ubuzima bwanjye, ubuzima bwanjye bwose bukangirika. Ati ndavuga ngo ibi ntabwo bishoboka, ntabwo uyu mugabo nshobora kumwaprocinga ngo njye kumuvugisha. Ati mwumva uyu mugabo agomba kubabarirwa, uyu mugabo kweri ngomba kongera nkamuvugisha. Ati ibyo bintu kuri uno munsi wa none ndabitekereza nkumva birenze ubwenge bwanjye. Icya kabiri, uyu mwana wanjye kano kanya mwicaze musobanure ko se akiriho,
hanyuma se umwana wanjye muzamurire ibisebe, mutere ibisebe byo kumva ubuhemu abantu bashobora gukora bihwanye n'ibyo se yakoze bitazatuma umwana wanjye yangirika. Ati mbese umwana wanjye nimubwire ibyo se yakoze, ntabwo umwana wanjye bizamurenga bigasanga agize ibibazo mu mutwe n'imitekerereze kubera ibintu se yakoze. Ati ndifuza inama mumbwire, uyu munsi wa none mbwira umwana wanjye ko se ariho, hanyuma se uyu munsi wa none mpamagare se muvugishe, uyu mugabo akwiye kubabarirwa. Ibyo ni byo bintu bibiri umubyeyi yifuzamo inama. Mbese ahamagara uyu mugabo amuvugishe, mbese yicaze umwana we amusobanure ko wa mugabo akiriho. Ngaho aho ruzingiye. Nshuti bavandimwe, nabonye komenti zanyu nziza, kandi nk'uko mubizi wumva udafite ikintu wabwira umuntu nta kibazo, ariko mba ufite icyo wamubwira cyamurema kandi kikamukomeza, twandikiye muri komenti yumve icyo ashobora gukora, kuko turi benshi hano muri community yacu, tumaze kuba abantu benshi. Rero ko turi benshi niko dutanga ibitekerezo birema kandi bifasha. Ibitekerezo byanyu muze kubishyira muri komenti turebe ko byamufasha. Hanyuma ntari nasoza, ndabingenza, uyu mubyeyi aracyari muri bwa buzima bubi, umubyeyi aragowe, aracyameze kwa kundi. Yambwiye ko n'ibyuririzi byakomeje kumubana byinshi nubwo akomeje gufata imiti. Ati ubu ngubu no gukora akazi biragoye. Ati ntabwo nkibasha kuba nakora akazi k'ubuyede, nkora akazi gato na gato hanyuma bikanga nkabanza nkicara. Cyane ko ya mishinga yamfashaga kwishyura inzu nkiri muto ntabwo ubu ngubu nkiyifite, yagiye haza abandi bantu barwaye bakagenda bafata abandi bakatwihorera. Niba hari umuntu uri hano wumva ko ari ikintu dushobora gukora tugafasha uyu mubyeyi tukamuremera basi tukamuha igishoro agafata ubuzima nawe akabaho. Niba ari umuntu wumva yafata mu kuboko Muhoza Real Talk tugafashanya tukamukusanyiriza inkunga, tukareba abantu bari hafi ye tukabaha iyo nkunga bakayimugezaho, umubyeyi nawe ubuzima bugakomeza. Uze kuza muri comment unyandikire nimero yanjye ndazipininga ku kiganiro, umuntu ubone nimero yanjye ku kiganiro yumva ashaka ko twagira contribution duha n'umubyeyi agashaka igishoro akubaka ubuzima nakabaho, anyandikire muri comment, hanyuma ndaza guhuriza hamwe abantu bose batwandikiye, duhurize hamwe inkunga yacu dufite, turebe umuntu uri hafi y'aho umubyeyi ari, abo bantu bazaba bari hafi tuzabahereza icyo twakusanyije bagende bakimutugerezeho, cyane cyane ko atari hafi yanjye. Ndabashimira cyane mwe mwese dukomeje kubana, mbasabiye amahoro y'Imana, mukomeze mugire urukundo, mukomeze mukundane, dukomeze dufashanye muri bino bihe bigoye, dukomeze duterane inkunga aho bishoboka. Icyo wumva wakora cyiza kuri mugenzi wawe ugikora ubu ngubu kuko ejo ntagara hawe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, muzongere mugaruke. Inkuru y'uno munsi yari iyi ngiyi, ndabakunda, ndabashimiye kandi muri abantu b'ingirakamaro cyane mu buzima bwanjye. Ndabashimiye mwese mukomeje kuwatchinga. Thank you so much for watching. Be blessed, stay happy and stay positive. Bye.